uyu munsi ijambo ry'Imana mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye ab'Ikorinto mu gice cya mbere umurongo wa 18 haravuze ngo ijambo ry'umusaraba ku barimbuka ni ubupfu, ariko kuri twebwe abakizwa ni imbaraga z'Imana. Uyu munsi kandi tugiye kuririmbira hamwe indirimbo y'137 isi ndayihararutswe Mpisemo Yesu gusa. Isi ndayihararutswe Mpisemo Yesu gusa, haza umunezero wayo uzashirana nayo, imbabazi zidashira n'urukundo rw'iteka, ibyo bijya binyemeza ko nzaramishwa nawe. Isi ndayihararutse Mpisemo Yesu gusa, mu kaga niwe humure nzahora nezerewe, imbabazi zidashira n'urukundo rw'iteka, ibyo bijya binyemeza ko nzaramishwa nawe. Isi ndayihararutse Mpisemo Yesu gusa, icyampa kamwenyurira nkamurikirwa nawe, imbabazi zidashira n'urukundo rw'iteka, ibyo bijya binyemeza ko nzaramishwa nawe. Isi ndayihararutse Mpisemo Yesu gusa, ziratura umusaraba we yatangiyeho kera, imbabazi zidashira n'urukundo rw'iteka, ibyo bijya binyemeza ko nzaramishwa nawe. Mpisemo umusaraba wawe databuja mwiza, Imana y'amahoro, Imana y'urukundo, Imana y'imbaraga, Imana y'ubushobozi. Muri iki gitondo cy'umugisha ntabwo dushidikanya ko ari wowe turamukije amahoro, ihererwe icyubahiro. None rero mwami wacu mwiza w'icyubahiro, tugushimiye uyu munsi mushya, tugushimiye izi mbaraga uduhaye, turakwiragije kugira ngo utuyobore, turakwiragije kugira ngo ducire inzira, maze imbaraga z'umwanzi Satani zihezwe, ahubwo imbaraga yawe itsinde. Ibyo twakiye ubuntu mu izina rya Yesu, amen.